naragowe koko Kibami ngewe umva Kibami urazi ndagukunda nukuri ndagukunda kabwa amakuru yawe iki amakuru yanjye se ndawuyabona isi kabwa sinanukunda mutsa koko ntago warungumbuye gihamya rero kibo ngo barose bose abaye bateka mutwe haye numva ngo ufite ikibazo bakositamo icyo kibazo bakashaka kwazamukira no twari ufite bika byabe ngo ibyo bapfu biribwa n'abapfumu umura niyo mpamvu rero mwana wanjye turasa nanjye sana data nasogokuru mwana wanjye afite umutwe umeze gutyo nk'uyu wanjye ugiye inyuma akagira imisaya ameze nk'ingi ya se Mama! Mere! Ariko mere ko ngo amagara ni witabe. Sinitabe. None se ni ikihe kibazo ufite ahubwo ko numva umpamagaye nkuhanutse kuri moto. Ikibazo kimwe gusa ahubwo ngiye ko numva nzana batano mu rugo nkigendera. Dutashye. Ariko none ibisazi bisigaye byarateye muri uru rugo nawe ni umunsi kabisa. Nese kuko komana ibibazo ufite z'urwo nibigenda. Ariko mama intonganya muhoramo niziki. Umvise se ari bande batonga. Ntabwo naza ndi kubumva mu cyumba. Twaganiraga cyoko. Mwa kuganira maze papa kajya avuga ngo ndakwiyamye n'ibikini. Nisi kwa kundi sumuzi burya niyo yaba ari gutebya avuga ndakwiyamye nyina akajya ajijisha ukuntu ariko kariya kandi akwiyamye aragakunda yaba yasetse yaba yarakaye. Tuvuge ko mwari muri kuganira. No kuri nta kibazo. Ariko rero mfite n'ikindi kibazo. Ako rero nawe ibibazo nibyo bikugiza ahari. Ngaho mbwira. Nyine urabona wowe ufite ubumuga. Si watubyaye. Nyine simba byahise kandi sinabareze ntimunganye mucyo. Si washakanye na papa umugaye. None se mfite ubumuga. None se mama njye mfite ikibazo. Ni ikihe se kandi? Nyine mpora mbona ibintu bisa n'amayobera muri uru rugo gusa. None umuntu umugaye ni ngombwa byara umwana ufite ubumuga. Mbese ni ikihe kibazo ufite? Icyo kibazo rero ntabwo ari ngombwa kuba umuntu ufite ubumuga abyara abandi bana bafite ubumuga. Erega n'ubu bumuga ngewe mbubonye ndi mukuru, sibyo? Nashakanye na papa wawe yego mfite ubumuga ariko ntabwo ari byo navukanye. Uwo ari we wese yaba umukandida rero ubumuga, sibyo? None se ubu ngubu kureba Karamaga yabyaye umwana ufite ubumuga ubona hari ubumuga afite? Ngo Karamaga. Karamaga nyine. Aho Karamaga mukorana ibiki? Zitwaho ngaho. Hello? Karo nagushakaga. Nubuhoro ubwo uramutse ufite umwanya wangeraho byibuze nk'iki gitondo. Okay, nanjye hari uturakana nari mfite ariko ikanyaruke tubonane urabizi nyine ntabwo nakuburira umwanya pe. Sawa ndagutegereje. Hanyuma se Karori we ubona hari ubumuga afite? Ako Karamagura urazamuye n'urugero nari ntanze. Nyine njyewe nibazaga niba umuntu umugaye tumubana byaye niba hagomba kuzamo ufite ubumuga. None se tate wawe ababyeyi banjye ntibahari? None se ntibahora baza aha ngaho ubona hari ubumuga bafite? Nta n'umuntu w'iwacu burya ufite ubumuga buretse njyewe. Kandi nanjye nyine ni impanuka ziba zabaye mwana wa ntabwo ari uko bimeze. Noneho bivuze yuko natwe ari impanuka atari ukubera ko wowe watubyaye. Oya ni impanuka mwana wa. Noneho ndabyumvise.
imyumvire y'aha hanze ni muri sosiyete niko baba babitekereza ariko burya siko biri. nyine najyaga nyina n'abandi bana n'abo tungana bakambwira ngo ni ukubera ko nawe watubyaye umugaye niyo mpamvu naje nabona. Mwana wa burya baba bari kugutesha umutwe, natwe burya nubwo tugeza muri sosiyete baba batubara ukuntu kwinshi ngo nguwo ntidushoboye ngo nguwo ngo umugabo nk'abagabo twashatse baragowe ariko burya siko biri. Siko bajya bambwira ngo tugira n'amahane abantu bamugaye. Baratubeshyera, burya uwo ari we wese agira amahane kandi ntawe utagira kamere. Dogita none se gute sawa tu biragenda nacamo nabonye apele yawe kiriya gitondo ndatungurwa ntabwo se dogita kenshi amamagara nimugoroba nyine avuye mu kazi ese none yiya mu gitondo yo bigenze bite hari ukuntu nyine umuntu agira gutya arega tuba tumaze n'iminsi tutabona cyane byo birumvikana usibye ko kuba nguhamagaye mu gitondo nta bintu byinshi birimo kuko n'ubundi nari maze n'ukwezi muri konje uransuye mu kazi ejo bundi urumva ko nuko nari mfite ibintu byinshi naho ubundi rero ujye nguhamagara nka saa 11. ariko dogita sinzi utuntu tuguhugije kabisa usigaye ujya muri konje umuntu ntanabimenye ko agiyemo. Ndashaka rore nawe wanyiciyeho se gute ahubwo mbwira ahantu noneho usigaye ukorera konje ukapasiriza konje yose iyo reba wamuyoboye ko ari ibibazo Karori rero urakuba nari nkuzindukiye nk'iki gitondo hari ibintu nashaka kugira ngo umfashe. Mama urakoze nanjye nzajya mbasobanurira ibyo umbwiye. Yewe mwana wa ntiwamenye ibya sosiyete ahangaha niba ari ibyo wambazaga nyine ni uko biba bimeze. Reka nisubirire mu gikari dore nari ndimo kumesa urampamagaye ngira ngo ni ikindi kibazo gise. Murakoze ariko n'ubundi si ibyo kiroroshye. Ntabwo cyari cyoroshye ariko nuko kimeze. Abizi niyo nshuti mfite muri aka gace niyo nshuti yanjye nashaka kugira ngo nyine tuganireho. nta kibazo ibintu se numvise n'ibya korona byivanzemo ariko nizere ko nta bya zindi za ngendo nyinshi nyine zirimo ariko wanamenye yuko noneho tugiye gusubira mu rugo. Oya ntabwo biragerwaho ariko nkurikije nuko korona imeze nk'iyi minsi bisaba kwirinda cyane kuko birakaze. Season ya gatatu yo kuguma mu rugo uyiteguye ute do? Perezida wa wenyine noneho yatangiye kubyisabira. Nawe yabigarutseho kabisa ndabibona. Ntabwo byoroshye. Yewe kwirinda urabona nuko turi hano mu nzu buriya agapfukamunwa kagomba kuba karimeze neza sanitizer iri hafi aho. Urabona ko natwe metero nyine ni ukwishiramo. Oya nabonye wowe umuntu yinjira ugahita ukamukubita wese uraki. Uko bimeze no kwa muganga niyo system ihari. Byiza cyane kabisa. Ariko wenda ntabwo ari ibyo wenda bya corona nashaka kugira ngo tuganireho nubwo wenda navyo ari ingenzi. Ariko wenda ikibazo gihari bana nk'ukuntu natangiye mbikubwira nari maze iminsi ndi muri konje. Yes. Noneho aho ngarukiye bampa raporo ndeba mu bitabo n'ibiti byose nza gusanga hari umuntu nakurikiranaga amufasha ariko nza gusanga nawe mu gihe cyose maze ntari kwa muganga ntiyongeye kugaruka. Mbajije muganga dukorana ambwira ko atamuheruka ariko nkaba mfite amakuru yuko niwabo bashobora kuba baramubuze. Ubwo rero binera ikibazo gikomeye. Doctor
ese umuntu yabarinda Mwongeye kwirirwa abaturage bo muri uyu mudugudu? Nkuko rero twakomeje kurindirana kugira ngo bino byiciro by'ubudehe murabona ko ari mwe mwari musigaye. Abandi bo twarabakoreye baranaranye barasoje. Ubu ngubu twari tugeze n'ubundi mu kindi cyiciro cy'iki kugira ngo buri wese abone icyiciro akwiriye kandi yishimiye kandi yagizemo n'uruhare kugira ngo ibintu byose guverinoma yacu ikomeze igire igenamigambi byiza by'abaturage. Ubwo rero tudatinze sibyo tugiye gutangira gutanga ibyiciro. Turahera ku muryango wa Mvunabandi. Turahora ku muryango wa Mvunabandi, ariko Mvunabandi arabanza tubwire uko yumva akurikije ubushobozi afite n'amakuru yaduhaye icyiciro yumva yajyamo, kubera ko amabwiriza tubwira ko buri muntu wese agomba kujya mu cyiciro yemera kandi yishimiye. Ubwo Mvunabandi yahaguruka noneho akatubwira icyiciro ari kumva yajyamo. rwose bwana Karamaga umuyobozi w'umudugudu nawe nawe ibintu ureba nawe ukabyibwiriza sibyo ntabwo ndashaka kujya kuretse mu nteko y'abaturage ariko njyewe nshingiye ku bushobozi mfite n'amakuru nagiye ntanga ndumva njyewe ukuntu mpagaze uku nguku ntagombye kujya nko muri de nshingiye ukuntu mwadusobanuriye muri de rwose kuko ushaka kujya muri de naje gusanga hari aho nagiye niyumvamo mfite umugore ufite ubumuga ntabwo muntu ngiye urugo nimurebe inzu rega nta yindi ni de rwose mfite umugore ufite ubumuga mfite abana murabazi none majya mbarezwe nshingiye ku makuru yuko ibyiciro bigenda bisobanuka mwagiye mudusobanura waracikanwa koko ariko tumaze gucikanwa tuza kuba ko tugomba kugenda na gahunda za leta n'ubushobozi si iriya nzu hari abapangaye bose kanywemo agapfukamunwa mvuge mu nzu reka nkakuremo agapfukamunwa rwose mbabwira kambari nta kibazo twumvise igitekerezo cyawe abapangaye bashize mu nzu twumva n'inteko y'abaturage kibivugaho umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 kugera nko kuri 30 afite n'ubumuga bwo kutabona abona gake aranyenyeza ariko kubera kumukurikirana byari bitangiye kugenda biba byiza kankwereka ifoto wenda wagusanga umuzi uyu nguyu yitwa Perusi Dr. uyu nguyu rwose Perusi umuntu utangaye se uramuzi uyu nguyu rwose nari maze igihe kinini mukurikirana Dr. ntabwo byoroshye sinzi bite se Karo hari amakuru se umufiteho byibuze ngo umbwire ko ari nacyo kintu ngamije ubu ngubu reka twumve abaturage icyo babivugaho nganjye Marisiyana ndi umuturanyi wa Mvunabandi yego afite umutungo ndi woreba none nukubera ko ari gushaka kwipfobya ngo yigire umukene kandi n'ibintu byose atunze muri ugu mudugudu ndawundi muntu ufite ng'ibintu none Marisia wowe uri kubona yajya mu cyiciro cya kangahe ajye mu cyase reka Mvunabandi ntabwo ariho ngo ndi kubariza niba entere we ndabihakanye ncametse nzamukobwa kwanjye hejuru n'amagambo yanjye n'ubugabo bwanjye shwe umugore wanjye nimumureba abana banjye ntimubazi shwe ariko ngiye mfite ikibazo hano ni gute umuntu udushyira mu cyiciro afite ubumuga bwo kutareba ibyo mwabidusobanurira nk'uko muri kubonera iriya telefone afite abantu bafite ubumuga barakataje mu ikoranabuhanga uyu twajyanye mu mahugurwa kandi amakuru yose mwatanze arimo hariya
naho ikino gitabo cyo ni icy'umudugudu gisanzwe. Aho ubundi abantu bafite ubumuga nabo barashoboye. none se umuntu utabona akoresha telefoni gute yatanga? Basobanurire mbese. Urakoze. Abajije ikibazo cyiza koko, nibyo koko abafite ubumuga bwo kutabona. Ngira ngo urabona ino telefone. Niyo dukoresha dushira kuko ifite porogaramu ya Joyce, niyo dukoresha dushira abantu mu byiciro. Niyo dukoresha muri buri kimwe cyose iyo dushaka kwifashisha mu kwandika abantu tubashira muri system. Naho ubundi afite ubumuga bwo kutabona dukora buri kimwe nta kibazo. Icara uba wicaye nta kibazo. Dr. uyu Perusi ni mushiki wanjye. Ushatse kumbwira ko Perusi ari muri bamwe wambwiye bashiki bawe babiri bafite ubumuga bwo kutabona? Nawe ari oya karo nibyo se? Dr. Okay, ndumva noneho kuba ari mushiki wawe amakuru ngiye kuyabonera igihe nta mahirwe ngize ahubwo mpa amakuru ye. Dr. twaramubuze koko. Ariko urakoze cyane kuba uri dogiteri mwiza unakurikirana abo witaho nyine. Ni bakeya bashobora kuba bakora iyo suivi bakaba bajya muri ibyo bitabo bakabireba bakamenya yuko hari umuntu udaheruka. Dr. icyo cyo ndakigushimiye. Karo, nkuko nabikubwiye biri mu nshingano zanjye kandi biri mu nshingano za buri umwe wese kumva ko agomba kugira umutima, akagira ubwitange, agatanga serivisi nziza. Ariko ikintu nagusaba, fasha dushake Perusi. Ni mushiki wawe byo ndabyumva, ariko mfasha noneho nkanjye wamwitagaho, tumushake tumubone. Sibyo? Dr. ibyo bindekere, ni mushiki wanjye. Icyo kintu nanjye ubu ndimo kukirukamo, ndetse ndashaka kugira ngo ntange n'amafaranga, ariko menye aho mushiki wanjye ari. Reka iyo gahunda ibyo uriya mushiki wanjye tuzabiganireho ubutaha, kuko nanjye ndikumva ubu ntangiye guhita mbukuntu nyine mbabarira, ahubwo reba ukuntu nawe wahaguruka mfashe umerekeze tu nta kibazo. Karo, reka tureke kuvuga ngo tuzabiganireho ubutaha, ahubwo dutangire tubishire mu bikorwa. Nizere ko byibuze ikindi gihe tuzabonana turi kumushaka, sibyo? Niko kuri. Nta kurazika cyangwa iki kuko ntabwo ibintu byoroshye. Sibyo? Dr. Akoze kandi mwihangane pe, mwihangane. Ndizera ko inzego z'umutekano zizabidufasha kandi azaboneka. Dr. ndaza kuguhamagara. Sawa, ntabwo ngwerekeje nanjye, reka ndabibona. Reka mba muri dusuku ubwo buriya turagenda dukomeza kuvugana. Nta kibazo Dr. kandi merci. Sawa sawa. Sawa. Tumushyize muri se. Ntabwo ndabyemera. Ubu rero turakomeje nyine mvuna abandi twihanganiye rwose. Ubu rero turakomeje tugeze kwa Rucekeri. Kwa Rucekeri. Rucekeri nawe nahaguruke atubwire icyiciro yumva yajyamo, hanyuma n'inteko y'abaturage nayo ibivugeho. Reka ndebe. Utagenda kubona ngo mutamanye sha. Murakoze. Mu by'ukuri ntabwo njya kurengera cyane abaturage hano Muranzi, nkurikije uko mpagaze. Rwose njyewe icyo cyiciro abandi bari gukwepa
njye rwose ni se. Cheke ukize ngo ni muri se. Icyiciro cya se kirangwiriye nuko. Ngaho icara hanyuma abandi bagira icyo babivuga. ntabwo nabyemera. Ninde ufite icyo avuga kuri kiriya cyiciro bavuze? Rucekere uyu mugabo ni umuturage ndamuzi, afite imodoka, yego, akagira inzu, afite imodokari, nicyo ibibanza arabifite, aho n'amatungo ye mugezi we niyo yego arahari ni menshi. Ora akavuga akagiye mu cyiciro. None wowe uri kumva wamushyira mu kihe? Yibuze namushyira muri B. Muri B. None ngo mvuna abandi ngo njya kujya hamwe nibaho. Baturage rero nibaho nkuko mwaduhaye amakuru, numvishe ku bya Rucekeri kuna afite imodokari, kuna afite imitungo, ariko mu makuru y'amayi imodokari ntabwo yigeze ayishyiramo. Ngira ngo muzadukoresha amakosa. Uri kubyumva? Wumve ahangaha tumubaza, bamubajije yuko ese nta mirima afite hirya, nta yindi mitungo afite. Atubwiye ko afite inzu gusa yo guturamo. Urumva mutazadukoresha amakosa? icyo nicyo rwose umva ntabwo uri kumva rero, ariko ubundi mbona ubundi wowe uri kumva wamushyira mu cyerekezo. yewe ntabeshya ahubwo mwebwe twaje twitiranya ibintu, tumaze kwitiranya ibintu niyo mpamvu twaje nyine nk'abantu nyine baba bacikanywe. Twebwe nagiye mu bintu byinshi. Rucekeri aroroye amatungo, yaba inkoko yaba inkwavu, ngaho amaze muri bya by'agacurama, ngaho umugore afite imodokari, ubundi uriya atagiye muri B bagomba kujya muri A. Ni gute njyewe utajyana igare ngendaho ngo uko gusa ngo ubone inzu amazu inzu n'ikirimo gusa njyewe ntabwo najya mu cyiciro kimwe ni cyaho Rucekeri. Ngombwira rero muri make jewe ntabwo najya mu cyiciro kimwe nawe. Jewe Rucekeri akwiye kujya nko muri B nibo. Muri B. Ubwo twese turabyemeranyije agiye muri B. Gute njya mu cyiciro kimwe? Ajya muri B, ajya muri A. Ni A. Ubundi agomba kujya muri A. Kamvuze ko ni nk'imiyaga nayo mushyiriye aho agomba kujya muri A. Ni muri A. Ajya muri A. Umuntu ufite inzu. Ubwo mbese twese twanzuye ko wajya hehe? Muri A. Okay. Yinjiza mu magana 3 ku kwezi bizamuka hejuru. Kuki tuguta atajya muri A? Yego. Zevuna abandi ndi mu ijana na nayo. Ni muri A. Zaje nje nzanajurira kwanza. Sawa mbunaba. Rero Akazuba mucisha make twumvikana. Rero mwakoze mwese. Kandi icyo nababwira mu gusoza, ndagira ngo mbabwire bino by'ibyiciro, uwumva ko atazaba anyuzwe azajurira. Yego. Rero abaturage bo muri uyu mudugudu twabashimira, abangaba ubundi nibo bari basigaye, kandi namwe mwese mwakoze kwitabira kugira ngo mudufashe tubashyire mu cyiciro neza, hatazagira umuntu uvuga yuko twamubangamiye. ntabwo mbona abandi Tumuganye n'icyo nanjye ndagira uretse